ibintu bigiye gukomera, ibintu bigiye gushyuha, ibintu bigiye kuryoha, ibintu bigiye kumera neza cyane, ibintu bigiye kuba cool, ibintu bigiye kuba hot muri filime noneho, kubera yuko Yannick agiye kuva noneho mu cyaro azamuke ajye mu mujyi. Abenshi bahita batekereza ati byanze bikunze nguyu niwe ugiye kuzamurayo Yannick. N'ubundi rero mwabibonye yuko yahise aza agera mu cyaro, n'ubundi agera muri ka gace Yannick arimo. Abenshi rero mwarabifoye tugatekereza se ubundi impamvu Kelly agiye kuva kwa Chris ni ukugira ngo wa musore azageza kumushaka mubone, ni ukugira ngo abone ukuntu abatendeka bose. Ikindi kandi gashya mutari muzi, iriya saha izongera isubire mu biganza bya Yannick. Uriya musore naramuka yiguze iriya saha n'ubundi izongera isubire mu biganza bya Yannick, bizarangira n'ubundi yongeye imugezeho. Ni kimwe nuko na bya bindi byose na za nkweto bishobora kuzarangira zongeye zikamugeraho, bitewe na kwa kundi bagiye bazigura, bikarangira noneho bongeye bakazigurisha zikongera zikamusubira mu biganza bye. Reka musuhuze nkwe nikaze ukomeza gukurikirana The Mind First TV. Iyi rero ikaba ari ya TV guha amakuru menshi agiye atandukanye, ariko reka tugaruke kuri My Heart. Ikaba ari filime iri kugenda ikundwa n'abatari bake cyane mu gihugu cy'u Rwanda. Bese uri kubona yuko muri iyi filime nibura bigeze ahantu Yannick agiye kwigaragaza. Urabona ko filime noneho irangiye wa munyamutekano mu mujyi, wa wundi wishyuza amafaranga y'umutekano ahuye n'uyu musaza, uyu nguyu bijiyo bija kodesha inzu ye, amuhaye ya saha ya Yannick amuhaye ya saha ya Yannick, ya saha Yannick yari yajyanye agiye mu cyaro. Mbese iyi saha ntabwo ishobora kuba ariyo nzira igiye kwerekana yuko Yannick agiye kugaruka i Kigali, kuko iyi saha urabona nubwo bisoje ashobora kumusobanurira, amara kumusobanurira aho yayikuye, akamubwira uwo muntu nyirayo, uyu munyamutekano akajya kureba uwo muntu nyiri iyi saha ninde. Ahangaha rero ndakeka ariho Yannick agiye kwigaragaza, none tukabona Yannick, tukongera tukamubona muri filime yacu, tukamubona noneho avuye hariya agiye kujya hehe mu mujyi. Ibintu bigiye gukomera, ibintu bigiye gushyuha, ibintu bigiye kuryoha, ibintu bigiye kumera neza cyane, ibintu bigiye kuba cool, ibintu bigiye kuba hot muri filime noneho, kubera yuko Yannick agiye kuva noneho mu cyaro azamuke ajye mu mujyi. Ese noneho mu mujyi biragenda bite? Ese hano yabaga uyu mugore w'uyu mugabo n'ubundi uyu nguyu nyiramazu aya ngaya bijo bijabamo, namenya ko Yannick ari umwana w'umukire, kuko byanze bikunze uyu mutekano wishyuzaga amafaranga mu mujyi, najya kureba uwo muntu agasanga ni Yannick, areta basobanurira Yannick uwo ari we. Namara kubasobanurira Yannick uwo ari we, inzira zirazibonetse zo kuva mu cyaro ajya mu mujyi. Ubu noneho ndi kwizera ko mu cyaro tuzajya tuhagaruka tuje kureba ese kwa bijo bija bimeze bite. Tuzajya tuhagaruka tuzanye na Yannick aje mu modoka tuje mu cyaro turajya tuza mu cyaro tuzanye na Yannick aje mu modoka, noneho aje kureba kwa bijo bija, aje kureba bijo bija se biri kugenda bite. Ese uyu mumama amubwiraga nabi byo bimeze bite? Murabizi yuko Yannick ni umwe mu bantu batajya babasha kwihorera cyangwa ngo agirire nabi umuntu wamugiriye nabi. Uyu mumama rero amugiraga nabi, ndavuga uyu nguyu nyine wahoraguza kwa bijo bija, aza kuvuga ko ari nyiramazu, kumutesha umutwe. Yannick bitewe n'umutima yigirira n'ubundi bizarangira muhaye imbabazi. Ikindi Yannick ni umwe mu bantu bishyira ikosa ugasanga aravuze ati n'ubundi ntabwo mwari mwebwe, namwe simwe, ibi ngibi gutya, ibi nibi, ariko ndabizi neza yuko bizarangira neza cyane. Ngira ngo mwarabibonye kuri Devu, uburyo Devu akimara guhura na Yannick akabona ko ari we boss we, mwabonye uburyo yahise amuha imbabazi ku buryo bworoshye, bimwe abantu batatekerezaga ko byashoboka. Ngira ngo mwarabibonye nanone ku bantu bagiye batandukanye bagiye bagirana ikosa na Yannick, mwabonye uburyo yagendaga abaha imbabazi. Wabonye Kasha uburyo Yannick yagerageje kwicisha bugufiya kugira ngo amwereke yuko ari umuntu wa danger, kugira ngo amwereke yuko yakoze ikosa, kugira ngo amwereke yuko amakosa yose ari bo bayateye, kugira ngo amwereke yuko Kasha kuko ari mukuri ibyo ari kuvuga, kugira ngo yerekane yuko bo bari mu makosa. Nicyo bita kwaka imbabazi neza, umuntu ukamwereka yuko uri mu makosa kandi mu by'ukuri nawe yarimo ahubwo menshi aruta yawe, ariko we bitewe n'ukuntu baraciye ahantu nyine, ahantu nko mu rusengero yaciye ahantu nyine, ugahura n'ikintu cyitwa imbabazi z'Imana, ugacisha make ukerekana yuko wowe ahubwo ari uri mu cyaha, ati mumbabarire pe nijye wakoze ikosa. Ikindi kandi bagiye babyita gusigwa amavuta, umuntu akaba arasizwe amavuta n'Imana ku buryo nyine acisha make buri kimwe cyose akakwereka yuko ari ikintu cyoroheje, buri kimwe cyose umuntu akakwereka ko ari we wakoze ikosa. Yannick rero nibyo yiberagamo
mugani wa yamvugo ya Nsabi nibyo yiberagamo. Nayo mpamvu nyine ubona ko Yannick ni umunyembabazi, ni umuntu nyine wicisha bugufi, ni umuntu nyine udashaka kwiyerekana nk'umuntu wa danje. Nayo mpamvu hano rero tugereza tukavuga ati reka turebe ukuntu bizagenda, ariko aba bose ibyo bakorera Yannick kuri wowe uratekereza ukabona nyine wazaba nk'igihano, cyangwa se ariwe nka Yannick ukazibuka iwanyu ugahita ugaragara nk'umukire ufite imodoka nk'iza afite, wenda uri kugenda mu modoka wazaza ukabagonga cyangwa ukabakandagiza imodoka bitewe n'ibyamukorera. Ariko kuri Yannick si uko biri. Muri My Heart afite imico myiza cyane ku buryo nyine iriya mico ye ni nayo imuranga n'ubusanzwe. Ariko mbega abagabo bategura abana yanjye, urabona uburyo umugabo agiye mu cyaro akajya mu cyaro, noneho ya nzira yo kugira ngo Yannick azaboneke urabona ko ari iriya man. Respect to Killer Empire. Ubwo iyo mvuze ngo respect to Killer Empire, mba ndi guha respect buri muntu wese ukina muri Killer Empire uko bangana kose, uko mwabonye bose bangana, ndetse nka respect CEO wa Killer Empire, ubwo ni Killer nk'ibisanzwe. Nanone nka respect abajyanama ba Killer mu kwandika iyi filime My Heart. Hari abandi bantu b'abajyanama bakorana buriya, ntabwo twavuga ko ari Yannick wenyine wayanditse igitekerezo ni Yannick, ariko byanze kunze yamaze kuyandika agira abandi bantu abwira ati se mu by'ukuri murabona ahangaha ibintu twabikoze uko directinze ari byo, ese nta kantu dushaka guhinduramo? Umuntu wese agira abajyanama, nubwo nyine Yannick yiyandikira, turabizi neza niwe mwanditsi wa My Heart, niwe sosi ari nawe uyandika, ariko byanze kunze nubwo yandika ntabwo nyine yabura aba bantu nyine agisha inama akabaza se aka kantu tugakoze gutya ntabwo kaba, ariko nabo bakinana baba bajyanama, ndetse akagira n'abandi bajyanama ku ruhande, aba photographer n'abandi. Aha rero bigiye kugirana ahantu hashyushye cyane, aho tugiye kujya twibaza ese bamwe mu bantu benshi bagiye bimvolvinga muri filime bizagenda bite? Ese Kasha bizagenda bite? Kasha muramuzi n'umwe mu bantu nanone bafite morale ya danger, bishobora kuzanagonana kugira ngo tumenye amaherezo ya Kasha. Undi muntu dushaka kuzamenya amaherezo ye kuri Yannick ni mama Yannick. Ese bizagenda bite? Ese Yannick namara kuza akabona company yarahombye bitewe na nyina wirukanye bano bakozi, bizagenda bite? Ese ni harimo abakozi bazashimirwa nk'intwari, wenda tuvuge nka Devu, urabona yuko afashe risk yo kujya akorera akazi mu rugo kubera yuko yirukanwe ku kazi. Devu akunda akazi, agiye kujya agakorera iwe mu rugo kubera yuko nyine yarirukanwe. Ese uyu mumama wamubwiraga nabimeze bite? Ndabizi neza ko Yannick n'undi nuriya mumama nashobora kumufasha atitaye ko yamubwiraga nabi, atitaye ngo yamugiriye nabi, kuko namara kubimenya nawe uyu mumama azatangira yake Yannick imbabazi, avuga ati mwana wanjye mbabarira, ntabwo nari nzi yuko ari wowe. Ibi bintu ndi kubabwira muzabibona. Atugarutse kuri Devu murabona yuko ari umwe mu bantu nawe bari kugenda bashaka kubivamo ibintu by'inkundo, ari gucika intege, ageze ahantu byakabaye free, abageze ahantu byakagenze neza, ari gucika intege, kandi wabonye ko Benita ari kumugirira ishyari, ari kugira ishyari ko ari gukundana na Bella. Ese Devu wakomeje guhatiriza ko nukomeza guhatiriza ibyo bintu bye bishobora gukunda? Ikindi kandi ngene namaze kubona Devu kugira ngo bivemo, kandi Bella nawe nabonye agukunda, kandi mwibuke ko byatangiye n'ubundi Bella ari kwivugisha ati byanze bikunze n'ubundi Benita ibyo irimo byose bizarangira dukundanye. Ese mwabikoze urukundo rwanyu rugashyuha koko Bella? N'ubundi we ko nzi yuko nawe wigeze ufuhira Benita mbere bakundana, waranganye na Devu waranze kumukunda, n'ubundi mwabikoze n'ubundi kwikundanira na Devu, ko na Devu nawe atakwanga, na Devu ko nawe yagukunze, nawe n'ubundi ukaba umukunda, n'ubundi mwakwikomereje urukundo rwanyu. Noneho Benita tukamureka tukazareba uko bizagenda we na wa mu diaspora. Reka nyine mubikore gutya, ahubwo binashyuhe bigende neza, tuzarebe Benita na wa mu diaspora we bizagenda bite. Ya rero Devu nawe komereza aho wicika intege. Mwabibonye rero tugarutse muri office muri Hebuza, mwabonye ko byarangiye secretary atanze iriya liste nyine y'amafaranga bahembwa, uko binjiza buri kwezi, ku mwaka, amafaranga asohoka, ayinjira, atangwa mu misoro n'ibiki byose. Icyo nashimye narendi no kwibaza, nabonye ruriya rupapuro ndavuga ati mwabantu mwabone mugiye kwikora mukamutanze liste y'amafaranga muhembwa, nibura se niyo mwayitanze nimwari gukuba wenda kugira ngo nagabanya zabagabanyirize kabiri, n'ubundi mufata umushahara mwafataga. Ariko bumvise yuko n'ubundi babyizeho batanga iyo ubushize. Ibi rero uriya mu mama Yannick agiye kugenda bitekerezeho, arebe bagabanyiriza, ariko abonye ko n'ubundi Kelly nawe nkasabaga ati wowe rero kuko twabivuganye umushahara wawe ubwo ushobora kugumaho cyangwa nkazanakongeza umushahara. Ariko rero icyo nakubwira Kelly, urya uri menge pe, kuko mama Yannick aba ari seri, kuko mama Yannick aba ari seriye, ni umuntu nabonye uri seriye kandi nta mikino aba afite. Aramutse akuvumbuye kwa mubeshyi,
wareba ibyakubaho. Ikindi kandi bisaba no kwihagararaho, nimukabone wenda mama Yannick ngo aze yirakaje kuriya, mwese muhite mudagarwa mu mutinye. Kuki mudatinya papa Yannick cyangwa mutinye Bobo nka CEO, ahubwo mugatinya mama Yannick yaza mukadagarwa, yaza ukumva nyine ntabwo umutima uri hamwe. Ibyo bintu nabyo ntabwo biba ari sawa cyane, ahubwo namwe mugomba kwihagararaho. Umuntu buriya nabonye Yves, nabonye asa nk'ujya kwihagararaho nyine gake, mbona nyine Yves agerageza kwihagararaho niyo bari kumwe, akamubwira ngo iki ngiki sinyishaka, Yves akagihakana. Kandi Yves n'ubundi bigaragara yuko ari nkawe n'ubundi usa nkaho urwo ruganda aruyoboye. Ubundi ikibi cyose n'ikiza cyabera muri urwo ruganda, Yves n'ubundi niwe muntu nyine uba uhari, ubona yuko nyine usa nkaho buri kimwe cyose agomba kugihanduringa. So niyo mpamvu rero nagiye mbona ibintu byinshi bitandukanye. Ubona Devu nawe ubona yuko byarangiye n'ubundi abonye Navi yaramutereranye, inshuti ze biri kwanga, irangira yegereye kwirebera Dogiteri Nsabi, Peti Nsabi ngira inama. Nsigaye noneho mbona yuko ibitekerezo byari sawa, nshaka kuriragisa, nshaka kongera kwishima. Murabizi yuko Nsabi nyine ari umwe mu bantu bagira ide nyinshi, bagira ibitekerezo byinshi, basetsa cyane. Bikaba bimwe mu bintu nyine bituma nyine bamwe bavuga ati mana yanjye Nsabi meze nabi, ndumva nshaka kuza ukanganiriza. Ari nayo mpamvu yatumye Devu navuga ati reka njye kwirebera Nsabi, ninjya numva ntameze neza nzajya njya kwirebera Dogiteri Nsabi, tube twiganirira nyine pe. Ni kwa kundi nyine isi gukaraga ugasanga gusubije aho wari uri bwa mbere, hahandi wahoze. Mwibuke neza Devu uburyo yafataga Nsabi, yamufataga nk'ikintu kitagira ubwenge, ikintu kidatekereza, ikintu cy'injiji. Nyine bwa mbere nyine muri filime bitangira kundanana, yafataga Nsabi nyine nk'umuntu wa fake, nubwo Nsabi nawe yasaga nkaho yabigiye imitwe, baza akabakubita akabirukaho ntabemerere kwinjira. Ariko nyine icyo gihe Devu ntabwo yafataga Nsabi nyine nk'umuntu, ahubwo ubu ngubu nibwo nyine atangiye abona yuko umuntu wese ari umuntu. Kuva aho yagereye kwa Yannick akabona ibyo yakoreye Yannick ntacyo abyitayeho, nta n'icyo bimubwiye, yarazi yuko nta n'amahirwe yahabona, yarazi ko atahakora, bikarangira abonye Yannick ntacyo amutwaye. Yabonye ko umuntu wese ari nkundi, ari nayo mpamvu ituma yizera n'undi muntu, akizera na Nsabi nk'umuntu. Ikindi rero kuri Kelly na Chris na wa musore wakundaga Kelly, naho mwabonye ko Kelly ibintu biri kugenda bigorana. Ese Kelly bizarangira yemeye nde? Ese azakunda uriya musore? Ese azakunda Chris? Abantu benshi bakavuga ati no kuri Kelly tubabarire ukunde Chris, aba ari ukomeza gukunda nyine nk'umuntu wagukunze kuva kera, kandi Chris aragukunda. Mwabonye ko Kelly n'ubundi byarangiye ari kubwira Chris ko ashobora kuva kwa Chris akigira iwabo. Tugatekereza se ubundi impamvu Kelly agiye kuva kwa Chris no kugira ngo wa musore azageza kumushaka mubone, no kugira ngo abone ukuntu abatendeka bose. Ese nava akajya iwabo Chris yageza kumusura cyangwa n'ura musore bakazahurira, urumva bitazaba bya bibazo bya hatari. Nyine ni bimwe mu byo tugenda twibaza, ariko Kelly gerageza umese kamwe, nibura uhakanira umwe ukunda umwe, byapfa kuba sawa. Umwe ushobora kumuhakanira ugakunda umwe, byabasaba kurusha uko wajya ugenda nyine bose babwira ko bakunda, kurusha nyine uko wowe utashaka kubigaragaza. Nibyo byaba byiza uhakaniye umwe ukamubwira ati rero njyewe ntabwo nyiri mu rukundo, nunamubwire ko hari undi ufite nibura ukamubwira ati ibintu by'inkundo nabivuyemo ndi bize mu kazi, cyangwa ukamubwira ati mugiye mu kazi cyane, ibyo bintu by'inkundo ntabyo ndimo, nta mukunzi wundi nshaka, genda ubutuje, ndinongera kumva nshaka kugaruka mu rukundo, nsigaye mfite stress, tuzongera dukundana. Mwabonye yuko n'ubundi byarangiye uyu wishyuza nyine amafaranga y'umutekano mu mujyi ari kusezera abanyambo, ababwira ko agiye kujya mu cyaro. Abenshi bahita batekereza ati byanze bikunze ngo niwe ugiye kuzamura yo Yannick. N'ubundi rero mwabibonye yuko yahise aza agera mu cyaro, n'ubundi agera muri ka gace Yannick arimo. Abenshi rero mwarabifoye tu, urabona yuko yahise aza mu gace Yannick arimo, byanze bikunze mubonye ko birangiye ya saha n'ubundi mugezeho. Ikindi kandi gashya mutari muzi, iriya saha izongera isubire mu biganza bya Yannick. Uriya musore naramuka yiguze, iriya saha n'ubundi izongera isubire mu biganza bya Yannick, bizarangira n'ubundi yongeye imugezeho. Ni kimwe nuko na bya bindi byose na za nkweto bishobora kuzarangira zongeye zikamugeraho, bitewe na kwa kundi bagiye bazigura, bikarangira noneho bongeye bakazigurisha, zikongera zikamusubira mu biganza bye. Niyo mpamvu nkubwira ngo noneho filime igiye kuryoha, ibintu bigiye kumera neza cyane, ibintu bigiye kuba sawa, ibintu bigiye kumera fresh. Yannick rero akaba ariyo nzira yerekana ko agiye noneho kuva mwa kino cyaro agiye kujya mu mujyi. Yannick agiye kuzamuka ave mu cyaro ajye mu mujyi. Nyezere ko igice gikurikira cya 289 Yannick azayabonanye n'uriya muntu
ahita ajya mu mujyi, ibindi azabyibuka yahuye na ba Chris bamuvuye, n'ibindi byose azajya agenda byibukira yageze iyo umujyi, ndetse na za modoka ze n'ibindi byose bazamuvura agereho abyibuke. Wenda kampani ntabwo azageraho ngo ahita yirokora ako kanya ngo ahita ajya muri kampani, kubera iki? Azagerayo babanza bamwiteho bamuvuze bagire te, kuko n'ubundi urabona yuko na buriya no kwihangana umuntu utari wibuka ntabwo yari yakira, ahubwo kubera n'indi mpamvu ihari ntabwo yabonye umuntu umwitaho ngo amuvuze amujyane kwa muganga nyine barebe uko bimeze mu mutwe bamupime. Ariko naramuka ageze mu mujyi, kubera yuko hari ubushobozi bafite n'ubushobozi, bazahita bamujyana mu bitaro bamwiteho bikomeye bamuvuze, noneho agaruka ameze neza, ibintu byose byarasubiye ku murongo, ubundi yaributse ibintu byose. Kuko ndakeka yuko n'ubundi naramuka agiye mu mujyi bazahita bamwitaho, ntabwo azahita agenda ngo agiye muri kampani, kandi ubona yuko n'ubundi agifite utundi tubazo mu mutwe bitari byasobanuka. Reka dutegereze rero episode ya 289 turebe ukuntu bizaba bimeze. Ese iyi saha si igiye kuba inzira yuko Yannick agiye kuva mu cyaro akajya mu mujyi? Iyi saha rero reka dutegereze ibyayo ku munsi w'ejo guhera isa 5 kuri Kiramani Empire, niho ibintu byose biba biri gukurikiranirwa. Reka mbashimire rero mwe mwese mukunda The Mindfest TV, mwebwe mwahisemo gukora like, mwebwe mushyiraho like mu biganiro byacu, mwebwe mushyiraho comment mu biganiro byacu, mwebwe mwakoze subscribe. Niba utarayikora nizera yuko uhita uyikora, n'abantu mwese mukomeza mutwereka urukundo mu bikorwa byacu, abantu musharinga ibikorwa byacu, mwese mbabwira ko mbakunda. Ikindi kandi watwandikira muri comment wowe uko byumva, ese wabibonye ute? Ese iki gice kibonye ute? Ese nikibona kitari kugenda neza, nikibona cyagakwiriye gukorwa, cyagakozwe gite, cyagakemuwe gite? Ese cyagakozwe gite? Ese nikibona kitari gukorwa neza? Ibyo byose n'ibitekerezo byanyu tuba dukeneye kuri The Mindfest TV. Ciao ciao.